neza. Duturanye n'urubyiruko rurimo kwiyahuza inzoga, duturanye n'urubyiruko rurimo kwiyahuza ubusambanyi. Mwe muraririmba mu rusengero, arangiza abantu bakarimbuka cyangwa namwe mukanarimbuka. Kwereka kuburirimba ntibivuga kukijijwe, kuburirimba ntibivuga kukijijwe, kuburirimba ntibivuga kukijijwe. Mwisuzume. Ariko niba unakijwe ukaba utabibwira abandi, uri umugome. Ingo zirasenyuka niza abarokore zagiye. Burya hari ibyaha dukora tuvuze, hari n'ibyaha dukora ducecetse. Njya nkora counseling y'imiryango y'ingo, umugabo akambwira ati umugore wanjye yampanishije kutamvugisha, kandi n'abagabo nabo bagahanisha abagore kutabavugisha. Ujunjama uri ikijindiri. Hano ko umuntu agenda kigira ikijindiri, wamubaza uti utari ko kutavuga ariko wabaye iki ariko se wambwiye ikijindiri. Ubwo rero ngo yabaye brave, ngo yacecetse. Iyo ucecetse ujunditse ibyaha ntibikubuza kuba umunyabyaha. Imbuto za kamere, guhimana. Ariko umukristo mwiza yera imbuto z'umwuka. Bibiri katubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, nta mahoro, ni ibyishimo, no kwihangana, ni ingeso nziza, ni ukugwa neza, ni ukugira neza, no kwirinda, no gukiranuka. Ukajya ugenda abantu bakavuga ngo uriya muntu iyo muri hamwe niyo ibintu byakomeye wagarura ibyiringiro. Ngo ni ubuhamya bw'umukristo nyakuri. Hanyuma ikindi, umukristo nyakuri akorera umubiri wa Kristo, agira umumaro, agira imirimo, arakora. Hari abakristo rero basigaye bafite kwizera bacunga nk'ingorofani. Burya uramutse ucunga ingorofani, nta kindi ushobora gucunga ni ingorofani yonyine. Amaboko yombi bafashe ingorofani ukagenda. Niba n'igare ushobora gutwaza ukuboko kumwe, ingorofani ntibikunda. Hari abantu bafite agakiza kameze gatyo, kagegegewe nyine, yirebaho. Niyo asenga arisengera, agasengera inkoko ze, agasengera injangwe ye, agasengera imbwa ye, agasengera uruzitiro rwe, agasengera, yaba ari mwiza agasengera umugore we n'abana, kuko abo nabo batabashyiramo. Babandi bajunjama ntibabashyiramo. Ntabwo waba basengeye umugore wawe n'abana bawe ngo nurangiza umujunjamani. Ntabwo waba wamusengeye ngo nurangiza umuca inyuma cyangwa umwicishije inzara bashwe. Uzi ko hari abantu bagaburira imbwa ntibagaburira abana babo. Erega buriya hano iyi si irimo abakristo batari abarokore, ariko iyo wujuje biriya byose haba hasigaye kimwe, kiranikora. Reka mbabwize ukuri, wujuje biriya bitandatu nta nubwo ukenera icyo tugiye kwiga uyu munsi, guhamya Yesu. Umukristo nyakuri ahamya Yesu. Iyo wujuje biriya ntabwo ukenera guhamya Yesu. Ubuzima bwawe ubwabwo buba ari ubuhamya. Haleluya. Ubuzima bwawe ubwabwo buba ari ubuhamya iyo wujuje biriya bitandatu. Ukaba ufite kwizera, warizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, agatura muri wowe, ukagenda ugendana na Yesu. Nutumbira Yesu bose bazamenya, bose bazamenya kubana bare kubugome, bare kubugome, bitabe Yesu. Yumva, ubwo ni ubuhamya. Iyo utumbiriye Yesu ukagendera hafi ya Yesu, abakubonye babona Yesu. Ubuzima bwawe ubwabwo buhinduka ubuhamya. Niba abantu batarimo kubona Yesu nuko tutagendana nawe, niba abantu batarimo kubona Yesu kubera twebwe nuko tutamufite. Ubundi turamutse tugendana na Yesu, abantu babona Yesu, kandi kubera ko babonye Yesu bahinduka. Haleluya. Hari umuntu ujya kubona akifuza gusa nawe. Hari umuntu ujya kubona akifuza kuza huri. Hari umuntu ujya kubona akifuza guhinduka nkawe, akavuga ngo ariko icyampa nkamera nk'akana. Ariko reka mbabwire, buriya hari inzego zitoza abantu babo neza. Hari urwego rukomeye rukora akazi karuhije, ariko abantu bakunda igisirikare. Ntabwo ndumva umusirikare, umva niba hari ubuzima bugoye barara amajoro, njya mbanyuraho imvura irimo kubanyagira,
njya mbanyuraho bari muri Nyungwe imbeho ingana ari ubutita kabona umusirikare ahagaze pe aremye. Ntabwo ndumva abwira abandi ngo mwabasore n'inkumi mwe ntimuzajye mu gisirikare, ahubwo baramutuma akaza akajya muri za segondaire akavuga ati niba hari umwuga mwiza ubaho no kujya mu gisirikare. Naho twebwe uzarebe iyo uvuganye n'urubyiruko uri umupasitori ntabwo bakijyamo. Waje kutwigisha tugiye kujya mu gipasitori, umwe yaratubwiye ati rero muzi bazabatuma, muzahora mwibuka, muzabongana karago kandi muzahembwa make. Ndamanika cyari byo ntajya nkunda. Nabaze nyakubaha cidikoni, waje kutwirukana cyangwa waje kudukurura? Ntabwo ari gutyo umuntu yemeza abantu kujya mu kintu. Ikintu uragifasha ukivuze nawe uragikeresheje uracyangije ngo gijyemo. Nakigiyemo kuko Yesu yampamagaye, ariko ubundi wewe wari wanyirukanye. Ngo aha ngo urashukwa n'iriya modoka ugendamo. We ntiyabyemeraga ko umuntu ashobora kuba excited kujya kuba pastor. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, hari urwego ukorera ukumva ufite ishema ry'uko urukorera. Buriya gukoresha izo ngero ntabwo ari ugusuzugura. Uzarebe umusirikare yagenda mu muhanda niyo yaba ari rikuru tudafite n'agapeti, ubona afite akantu k'agashema, arakandagira ukabona n'umusirikare yambaye uniform. Umukirina wo muri State House n'urugero aje ntakubwire ko ari cleaner, ukamubaza tukora hehe? Office of the President. Uhita umwubaha. Atakubwiye ko ari cleaner ukamubaza ngo ukora hehe? Ngo jewe ngo nkora muri presidence. Uhita wumva agomba kuba ari umuntu ubashywe. Siko bimeze. Ariko twebwe umuntu akorera Yesu, wamaze tukora hehe? Ngo urumva nyine ngo nabuze icyo nkora. Usanga iteka ryose ubuhamya bwacu tubupfobya. Nta muntu ushaka kuba proud yuko agendana na Yesu, nta muntu ushaka kuba proud yuko akorera Yesu, nta muntu ushaka kuba proud yuko yamenye Yesu. Usanga kumenya Yesu ari ibintu dufifika ahantu tukabitwara munsi y'ukwaha tukabihishaje. Mwagiye mwemye umuntu yakoza atari kuki utangwa inzoga ati ndi umurokore, kuki udakora ibi ngibi nuko nkijije, kuki udakora ibi ngibi nuko ngendana na Yesu. Cyo ni ubuhamya. Ariko hari igihe njye mvuga ni nyamara mushobora kuba mwarakonjeshwe nuko mwabatijwe ariko mudafite Yesu. Jewe namubonye mushaka, muzumve niyo muvuga jewe mvuga Yesu kuko nzi aho yankuye kandi nzi naho anjyana, nzi naho angejeje. Niyo wambwira ngo tumureke nakubwira ntumva ihutisha igare ryanjye musange, kuko ibindi by'inyuma byo ese umuntu twagendanye mfite imyaka 25 nkaba ngejeje muri 66 ubu namuva hese ngo nsange. Bigeze kubwira Petero, Yesu yabwiye abigishwa b'abandi bose bamuvuyeho, abwira abigishwa baravuga ati namwe murashaka kugenda? Petero aramubwira ati se twakuvaho tukajya he ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo? Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ndavuga ngo muraho kubera yuko maze igihe kirekire ntateranira ahangaha. Nari mu ngendo hanze, ubundi ndi mu ngendo hano mu gihugu nagiye kuvuga ubutumwa mu yandi matorero. Ni umunezero iteka ryose rero iyo ngarutse ku gatuti k'Iremera. Urabizi buriya nkunze kubwira abantu jewe ninjira muri Anglikani ninjiriye Remera, hanyuma nsohoka mu gipastori nsohokera Remera, ariko ndacyari muri Anglikani ndacyari Remera. Amen. Kuko kuva muri 90 nari umukristo wa hano nshinzwe ivuga butumwa. Igeze no kuba mukuru w'abakristo ariko benshi mwari mutaraza. Ni kera byara abantu bazamani nyine kera. Hanyuma mviremera ngikabuga mvikabuga njya katedrali, hanyuma isira turunanga rukiremera. Rero ho sinzigira ngo nzahava ngiye mu ijuru. Imana nibizi. Amen. Ni umunezero mwinshi rero kongera kugaruka hano kandi nubundi turacyari kumwe. Uyu munsi turasoza urutonde rw'inyigisho twari dufite ruvuga ku isura y'umukristo nyakuri, portrait of a true Christian, isura y'umukristo nyakuri. Ngira ngo hari ibintu bigera kuri 6 byamaze kwigwaho. Cyambere nuko umukristo nyakuri agomba kuba umuntu ubaho kubwo kwizera, kuko biratubwira ngo twizeza imitima yacu ko Kristo yazutse mu bapfuye, tukatuza kanwa kacu tugakizwa. Aho niho byose bitangirira.
kuko utarizeye nkunze kubwira abantu nk'aba ni ikibazo dufite abakristo benshi binjiriye mu muryango utariwo mujye mumbabarira kubibabwira ni ukubafasha hari abantu binjiriye mu muryango w'umubatizo udafite kwizera ukavuka uri uruhinja bakaguterura bakakwita ntwane nta Yesu wigeze wumva nta Yesu wigeze umenya batuye rero mureba ni umukristo ubyemere cyangwa kubyemera uwo muryango siwo kuko ubundi Yesu yaravuze ngo uzizera akabatizwa kwizera nibyo bibanza uriya nyambabarira abantu babishingiza barazano tukabaza ngo wizereye uyu mwana umuntu yananiwe kwizerera none agiye kwizerera undi ni akazi kanyu abazi uko banki zikora iyo wishingiye umuntu ntiyishyure uwo mwenda niwo wubazwa muzamureba bazabazwa imyenda mu ijuru muzamuri benshi ariko byo nendaga kubabwira si icyo umukristo intambwe ya mbere umukristo nyakuri atangirira mu kwizera Kristo nk'umucunguzi n'umwami we nshatse nahera aho ngaho nkababaza ngo wizeye Kristo nk'umucunguzi wawe ese mu buzima bwawe umwumvira buri munsi nk'umwami wawe muri byose kuko aho ni ikibazo kinini gikomeye kinari umwizera nk'umwami wawe nk'umucunguzi wawe ukamwumvira nk'umwami wawe muri byose kandi buri munsi ushatse nagarukira aha ngaha nkabwira ntabatarizera Kristo nk'umucunguzi n'umwami muhaguruke mbanze mbasengere mbone gukomeza kuko mushobora kuba muduherekeje ariko mutazinjira iki mujye mureka umuntu akibabwire kuko niba utarakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe ubwo uri umunyedini ariko nturi umukristo uri umwangirikani ntabwo ibyo nabikugisha impaka kuko mu bitabo uranditse cyangwa uri umushyitsi wo mu rindi torero wasengeye hano ariko utarakora kiriya cya mbere ngo wizere Kristo n'umutima wawe ubyatuza akanwa kawe nturaba umukristo cya kabiri twabonye nuko umukristo nyakuri abaho mu busabane na Kristo kubaho ucometse muri Yesu ko buriya niyo waba warizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami ariko ukamukurikira arenga uhinguka amaherezo uzamwihakana mujye mwibuka Petero yakurikiye Yesu arenga ahinguka aragenda yota umuriro w'abanyamahanga hanyuma baramubwira ariko wowe harya nturi umurokore ariko murumva ati nyine insengero iremera ariko biriya bintu by'ubusasi giye simbikabyemo cyane murabizi kandi abantu benshi nuko bameze bakurikira Yesu barenga bahinguka hanyuma wagera ahantu abantu bakotsa umuriro wo hanze ariko biriya bintu giye nyine ati burya nawe ujye gusenga turumva nyine ku cyumweru iyo nta kintu cyabaye njya guterana n'abandi kuko ubundi ndi umuporoso wacu batumenyerije kuva turi batoya kujya mu rusengero wagiyeyo mwari mwabona ko kenshi ariko bigenda abantu iyo bakokeje umuriro nyakunda guha abantu ubuhamya hari umuntu twakoranaga kera kandi aho twakoraga byasabaga ko ugomba kuba uri umurokore wa vure utangirwa ubuhamya n'abantu benshi noneho haza kujya ahantu bari mu nama y'ubukwe hari abantu b'abanyacyubahiro bakomeye b'abafandi n'abandi baramundi barumwete ikintu cy'ikigabo nk'iki ngiki kidafata ku kayoga ubu kigira ijambo baba baramushyuhije atenda seriveri mpereza mitsiga aho ngaho aba arayikubise hari amatorero amwe namwe babanyohereje ripoti bati hari umukozi wanyu kandi n'umukristo wacu twahagaritse bamusanze anywa inzoga ndamuhamagara nabaze wanyoye inzoga atumva nyine ati nari nicaranye n'abantu bubashywe urumva rero wicaranye na fandi wicaranye na executive nawe wabaye umugabo baravuga ati burya pe nawe utoya ati nyine urumva ati ni bya bindi nyine tu atereka aho dukora barabidusaba ati tenda seriveri mpereze abara ari kubisa mukubita ngahe ubwo n'urugero mbahaye ariko hari nabandi bakora ibindi hari muri biri n'umukobwa usa gutya wowe utarabyina uzakura hehe umugabo erego ubwo umukobwa waririmbaga muri korali akaba yagiye kubyina mu kabyiniro ngo yerekane yuko nawe ari cento emancipe urimo urasubira inyuma umuntu w'umuturagete nkawe ubwo urumva uzabona umugabo umukristo uba muri fellowship na Yesu umukristo uba mu busabane na Yesu ntagira isoni zo kumuhamya haleluya
reka mbabwire iki ndizera ko tuza kugisobanukirwa ko buriya guhamya Yesu biva mu kubana nawe. Amen. Hari umuntu umwe yigeze guhura na nyakubahwa mukuru, hanyuma arambwira ati jewe kuva nahuye nawe, yari yanyuze ahantu aramuramutsa gusa ko ndajya aramutsa abaturage, jewe namukozeho, nzabibwira abantu ko namukozeho. Ndabibona ariko uzi ko hano harimo ubuhamya. Niba umuntu yishimira gukora kuri nyakubahwa perezida akabibwira abantu bose yanamukozeho gusa batanaganiriye, tekereza umuntu ukora kuri Yesu abandi ntibabimenye, aba afite ikibazo. Siko bimeze. Wowe wakoze ku mwami w'abami, umutware w'abatware, ntiwanabivuga. Undi we yakoze kuri perezida agenda abibwira abantu bose ati jewe namukoze, namwikoreyeho. Sindi bubabwira aho byabereye, namwikoreyeho. Mushaka kumenya aho byabereye hano ku matara yo mu Giporoso. Ubwo yahagaze hari abantu baramuramutsa, umwana umwe amanuka hano avuga ati ndabibwira abantu bose ko namukozeho. Ndababwira rwose babwire rwose, ariko mujye mubwira abantu ko namwe mwakoze kuri Yesu. Haleluya. Icya gatatu, umukristo mwiza ukuri ni umuntu wumvira ijambo ry'Imana. Iri jambo rikamubera icyerekezo. Kintu nyashimira Imana nuko jewe nakijwe ndisoma, kuko ubundi nari narananiranye. Bari ibintu byari byarangoye. Navukiye ahantu haba abaporoso benshi. Iwacu habaga amadini 3 ane, nakoreka mvujyane. Habaga amadini ane, habaga abapfumu n'abaraguza. Muri za 65 gakondo yari igikora pe, abantu bararaguzaga. Iwacu habaga abapfumu, baranabandwaga bagaterekera. Ndavuga ku musozi ariko. Abakabiri bahabaga ku musozi wacu Inteta aho navukiye, habaga abadivi ariko bari bake. Hakaba amadini birakomeye, habaga abaporoso b'Abanglikani n'Abagatulika. Je nari umugatulika, ariko abaporoso bagatanga ubuhamya, ariko barangiza bakabwica. Mbibwirira ikintu cy'abaporoso n'ubu ngubu kikingora. Abaporoso ari nabo twajyanye, ngira ngo barabyibuka, twagiye kubabarira umusozi wacu. Kimwe mu byo nababariye nuko bari barambujije gukizwa. Nakunze umugabo umwe yaragutse aravuga ati biriya bintu twanavuze, twaririmbaga muri korali, twarangiza tugasambana, abakobwa bose twakuranye batwaye inda. Ndababwira nabonaga warokore muririmba mwarangiza mugasambana. Nkibaza ngo ariko aba barokore bagomba kuba ari ibintu by'idini bavuga, nkajya numva ari ibintu by'ibinyobo. Kandi nuno munsi ndabwira abaririmba hano mujye muhagarara imbere y'abantu, natwe abapastori duhagarara, n'ubona uhagarara hano imbere y'abantu ujye witondera uburyo ugenda, kuko uri bugende hanze wazakubona wahoze uririmba bakabona murimo gukorana ibizira, bazavuga ati bwa burokore ni fake, ni ibinyoma. Ibyo byari byarambujije gukizwa. Hari n'ibindi bakoraga ariko siyo nyigisho y'uyu munsi. Ariko njya gukizwa, jewe nakijwe nsomye Bibiliya, nsanga iri jambo ni iry'ukuri, kandi narisomye ndi mukuru, ndisoma narize, ndarisoma ndarisesengura, nandikira abantu b'inshuti zanjye. Maze kurisoma gatatu numvise bihura bifata, ndababwira ngo guhera uyu munsi ngiye kubaho uko Bibiliya ivuga. Ibyo yita byiza nzabyita byiza, ibyo yita bibi mbyite bibi. Nuno munsi niyo wampenda henda, niba Imana yaravuze ngo inzira no guca ibumoso nzaca ibumoso, n'isi yose yaca iburyo, abandi baraza kubwira ngo erega ngo abandi, nkabwira nti twebwe mu gisekuruza cyanjye nta bandi ubamo, no mu gakiza nta witwa abandi, mutagatifu bandi simuzi. Jewe nubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, bandi nta ubamo. Nimuzamubona muzaze mumbwira uti ariko hari umuntu wibagiwe witwa abandi, ngo abandi bagira gutya, ngo abandi bakora gutya, ngo abandi bazavuga iki. Abandi ntabwo ari sogokuru. Iki jambo ry'Imana ryita cyiza nkita cyiza, iryo kita kibi nkakita kibi, nkashyiraho akadomo. Nta na virgule nshyiraho, nta kitso, nta kadomo. Iby'Imana yita bibi ni bibi, n'iyi si yabiryoshya, niyo yabikaranga, niyo yabisiga amavuta, niyo yabisiga parufe, niyo byahumura biba ari bibi,
kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Umukristo nyakuri yumvira ijambo ry'Imana. Cyakane twabonye umukristo nyakuri agenda hinduka arushaho gusa na Yesu. Haleluya. Mu gitabo cy'umugenzi habamo umugabo witwa Magambo, muramwibuka abasomye igitabo cy'umugenzi, ngo Magambo iyo wamuboneraga kuri ngo yasaga neza, ngo ariko ko wagendaga umwegera akagenda agajuka. Twebwe ntabwo tugenda tugajuka, tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi dusa na Yesu. Haleluya. Iki nicyo uwo ni wo mpamagaro wacu. Hanyuma icya gatanu twabonye umukristo mwiza yera imbuto z'umwuka. Amina. Umukristo nyakuri agira imbuto yera. Reka mbabwize ukuri, iyo ubumbuye akanwa hagasohokamo imbuto za kamere, burya ibyo wakoraga byose biba byapfuye. Urarwana, uratongana, uraceceka, burya hari ibyaha dukora tuvuze, hari n'ibyaha dukora ducecetse. Njya nkora counseling y'imiryango y'ingo, umugabo akambwira ati umugore wanjye yampanishije kutamvugisha, kandi n'abagabo nabo bagahanisha abagore kutabavugisha. Ujunjama uri ikijindiri. Hano ko umuntu akagenda kigira ikijindiri, wamubaza uti utari ko kutavuga, ariko wabaye iki, ariko se wambwiye ikijindiri. Ubwo rero ngo yabaye brave, ngo yacecetse. Iyo ucecetse ujunditse ibyaha ntibikubuza kuba umunyabyaha. Imbuto za kamere, guhimana. Ariko umukristo mwiza yera imbuto z'umwuka. Bibiri katubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, nta amahoro, ni ibyishimo, no kwihangana, ni ingeso nziza, no kugwa neza, no kugira neza, no kwirinda, no gukiranuka. Ukajya ugenda abantu bakavuga ngo uriya muntu iyo muri hamwe niyo ibintu byakomeye wagarura ibyiringiro. Ubwo ni ubuhamya bw'umukristo nyakuri. Hanyuma ikindi, umukristo nyakuri akorera umubiri wa Kristo, agira umumaro, agira imirimo, arakora. Hari abakristo rero basigaye bafite kwizera bacunga nk'ingorofani. Burya uramutse ucunga ingorofani, nta kindi ushobora gucunga ni ingorofani yonyine. Amaboko yombi bafashe ingorofani ukagenda. Niba n'igare ushobora gutwaza ukuboko kumwe, ingorofani ntibikunda. Hari abantu bafite agakiza kameze gatyo, kagegegewe nyine, yirebaho, niyo asenga arisengera, agasengera inkoko ze, agasengera injangwe ye, agasengera imbwa ye, agasengera uruzitiro rwe, agasengera, yaba ari mwiza agasengera umugore we n'abana, kuko abo nabo batabashyiramo. Babandi bajunjama ntibabashyiramo. Ntabwo waba basengeye umugore wawe n'abana bawe ngo nurangiza umujunjamani. Ntabwo waba wamusengeye ngo nurangiza umuca inyuma cyangwa umwicishije inzara bashwe. Uzi ko hari abantu bagaburira imbwa ntibagaburira abana babo. Eragaburiye hano iyi si irimo abakristo batari abarokore, ariko iyo wujuje biriya byose haba hasigaye kimwe, kiranikora. Reka mbabwize ukuri, wujuje biriya bitandatu nta nubwo ukenera icyo tugiye kwiga uyu munsi, guhamya Yesu. Umukristo nyakuri ahamya Yesu. Iyo wujuje biriya ntabwo ukenera guhamya Yesu. Ubuzima bwawe ubwabwo buba ari ubuhamya. Haleluya. Ubuzima bwawe ubwabwo buba ari ubuhamya iyo wujuje biriya bitandatu. Ukaba ufite kwizera warizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, agatura muri wowe, ukagenda ugendana na Yesu. Nutumbira Yesu bose bazamenya, bose bazamenya kubana, bare kubugome, bare kubugome, bitabe Yesu. Yumva, ubwo ni ubuhamya. Iyo utumbiriye Yesu ukagendera hafi ya Yesu, abakubonye babona Yesu. Ubuzima bwawe ubwabwo buhinduka ubuhamya.
niba abantu batarimo kubona Yesu nuko tutagendana nawe, niba abantu batarimo kubona Yesu kubera twebwe nuko tutamufite. Ubundi turamutse tugendana na Yesu, abantu babona Yesu, kandi kubera ko babonye Yesu bahinduka. Haleluya. Hari umuntu ujya kubona akifuza gusa nawe, hari umuntu ujya kubona akifuza kuza aho uri, hari umuntu ujya kubona akifuza guhinduka nkawe, akavuga ngo ariko icyampa nkamera nka kanaka. Ariko reka mbabwire, buriya hari inzego zitoza abantu babo neza. Hari urwego rukomeye rukora akazi karuhije ariko abantu bakunda, igisirikare. Ntabwo ndumva umusirikare umva niba hari ubuzima bugoye barara amajoro, njya mbanyuraho imvura irimo kubanyagira, njya mbanyuraho bari muri Nyungwe imbeho ingana ari ubutita, kabona umusirikare ahagaze pe aremye. Ntabwo ndumva abwira abandi ngo mwabasore n'inkumi mwe ntimuzajye mu gisirikare, ahubwo baramutuma akaza akajya muri za segondaire akavuga ati niba hari umwuga mwiza ubaho no kujya mu gisirikare. Naho twebwe uzarebe, iyo uvuganye n'urubyiruko uri umupasitori ntabwo bakijyamo. Waje kutwigisha tugiye kujya mu gipasitori, umwe yaratubwiye ati rero muzi bazabatuma, muzahora mwibuka, muzabongana karago kandi muzahembwa make. Ndamanika cyari byo ntajya nkunda, nabanze nyakubaha cidikoni, waje kutwirukana cyangwa waje kudukurura. Ntabwo ari gutyo umuntu yemeza abantu kujya mu kintu, ikintu uragifasha ukivuze nawe uragikeresheje uracyangije ngo nkijyemo. Nakigiyemo kuko Yesu yampamagaye, ariko ubundi wewe wari wanyirukanye ngo aha ngo urashukwa n'iriya modoka ugendamo. We ntiyabyemeraga ko umuntu ashobora kuba excited kujya kuba pastori. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, hari urwego ukorera ukumva ufite ishema ry'uko urukorera. Buriya gukoresha izo ngero ntabwo ari ugusuzugura. Uzarebe umusirikare yagenda mu muhanda, niyo yaba ari rikuru tudafite n'agapeti, ubona afite akantu k'agashema, arakandagira ukabona n'umusirikare yambaye uniform. Umukirina wo muri State House n'urugero aje ntakubwire ko ari cleaner, ukamubaza tukora hehe, Office of the President, uhita umwubaha. Atakubwiye ko ari cleaner ukamubaza ngo ukora hehe, ngo jewe ngo nkora muri presidence, uhita wumva agomba kuba ari umuntu wubashywe. Siko bimeze. Ariko twebwe umuntu akorera Yesu, wamaze tukora hehe, ngo urumva nyine ngo nabuze icyo nkora. Usanga iteka ryose ubuhamya bwacu tubupfobya. Nta muntu ushaka kuba proud yuko agendana na Yesu, nta muntu ushaka kuba proud yuko akorera Yesu, nta muntu ushaka kuba proud yuko yamenye Yesu. Usanga kumenya Yesu ari ibintu dufifika ahantu tukabitwara munsi y'ukwaha tukabihishaje. Mwagiye mwemye, umuntu yakubaza atari kuki utanywa inzoga, ati ndi umurokore. Kuki udakora ibi ngibi, nuko nkijijwe. Kuki udakora ibi ngibi, nuko ngendana na Yesu. Cyo ni ubuhamya. Ariko hari igihe njye mvuga ni nyamara mushobora kuba mwarakonjeshwe nuko mwabatijwe ariko mudafite Yesu. Jewe namubonye mushaka, muzumve niyo muvuga, jewe mvuga Yesu kuko nzi aho yankuye kandi nzi naho anjyana, nzi naho angejeje. Niyo wambwira ngo tumureke nakubwira ntumva ihutisha igare ryanjye musange, kuko ibindi by'inyuma byo ese umuntu twagendanye mfite imyaka 25 nkaba ngejeje muri 66, ubu namuva hese ngo nsangende. Bigeze kubwira Petero, Yesu yabwiye abigishwa b'abandi bose bamuvuyeho, abwira abigishwa arabati namwe murashaka kugenda. Petero aramubwira ati se twakuvaho tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Twebwe twarabibonye niwe ufite amagambo y'ubugingo, ntaho turi bujye. Abandi nibagende, twe ntituri bugende. Jewe natukiwe byinshi, natukiwe ubwoko navukiyemo, natukiwe ibinabiri, ariko uzantukira ko navuze Yesu, akantukira ko mfite ishyaka rya Yesu, wowe rwose nzamushimira. Uzi ko abigishwa bigeze kubakubita mu byakozwe n'intumwa ibice, barabakubita ngo bataha banezerewe yuko bakubitiwe rya zina. Naho twebwe nta n'uwadututse, ariko usanga ahubwo dufite isoni. Uzi impamvu bagiraga iryo shyaka? Niho ngeze. Abantu bose bahuye na Yesu hari umuriro ubazamo. Abantu bose bakozweho na Yesu hari ikintu kibajyamo. Abantu bose bakorewe ibitangaza na Yesu ntibashobora guceceka.
ntibikunda. Iriya zaburi ya 145 reka ariho mpera. Uyu muririmbyi wa zaburi batubwiye ko ari zaburi ya Dawidi. Buriya Dawidi yari afite impamvu yo gushima Imana. Umugore we Mikali yigeze kumubwira ngo ariko ngo nakubonye ngo ubyina ngo witerera hejuru utumura ivumbi ngo wanakuyemo n'ikote usigaranye isengeri. Kuko muribuka Dawidi igihe yazamuraga isanduka ngo yikuyemo ntuzasigarane fodi yonyine akenda k'imbere ngo yiterera hejuru arabyina ngo acikiwungu arahamiriza ivumbi riratumuka. Mikali rero yari yararewe bwamo ahantu bagira protocol. Hari abantu bagira protocol niba bamubwira ngo dukomere Imana amashyi bakoma bukeya kugira ngo icyubahiro cyabo kidacubangana. Hanyuma ariko Dawidi wiyo bavugaga Imana yahitaga yiterera hejuru akavuga tumva reka mbyinire Imana. Mikali aramureba aramusuzugura. Kandi bambe Dawidi uwo munsi yari afite ishyaka ryinshi avuga ati ubwo nzanye isanduku y'Uwiteka hari ikintu kiri bukore kiwanjye mu rugo. Umugore wanjye Mikali tumaranye imyaka ntabwo aratwita ariko uyu munsi ndabizi neza nimara kuzana iyi sanduka iwanjye harakoreka igitangaza. Aratahageze mu rugo asanga barafi iramutegereje. Umugabo azanye ubwuzu aje kumuhobera unavuga ati oya ubonye ngo uyu munsi wibeyure k'umuntu w'imbura mu maro k'umuntu utazi wari we uribeyura imbere y'abagaragu n'abaja unakuramo n'ishati n'ikote usigarana isengeri. Umva ubwuzu bwose Dawidi yari afite bwahise bukonja ahita amutera nawe ubukonje nk'ubwo yari amuhereje aramubwira ngo reka nibeyure ndibeyura imbere y'Imana yansumbije so n'abasaza bawe ndibeyura imbere y'Imana yanguye inyuma y'intama ikangira umwami wa Isirayeli ndibeyura imbere y'Imana ituma ndicyo ngo kandi reka kubwire ngo nibyo uvuze by'abagaragu n'abaja ngo uko nzarushaho kwibeyura imbere y'iriya Mana izarushaho kunyubahisha imbere y'abo bagaragu n'abaja. Uwo rero ni umuntu wari uzi neza aho iby'Imana yakoze. Niwe wanditse iyi zaburi aravuga ngo umva Mana nzavuga imirimo ikomeye wankoreye nzajya nguhimbaza uko bukeye nzashima izina ryawe iteka ryose. Icyambere nzagushimira umurongo wa 3 Uwiteka arakomeye n'uwo gushimwa cyane. Himbariza Imana witangira ubuhamya ko ari Imana ikomeye. Umurongo wa 5 nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteye ubwoba nanjye nzavuga gukomera kwawe. Haleluya. Iyi zaburi yose uyisomye wumva umutima w'umuntu wahuye n'Imana akavuga ngo nabonye Imana ikora. Abo yagiriye neza kuko abantu be ariko buriya hari ubwoko njya ntangarira bwitwa Abanyarwanda. Abanyarwanda muri abantu batangaje. Umva abicaye ahangaha icyakora bambe musigari mwe benshi abitakoreye ibitangaza kuko abantu bavutse nyuma ya 94 nibo basigaye ari benshi. Ukuntu musigaye muri benshi niyo mpamvu mwiheba, niyo mpamvu murimo kwiyahura, niyo mpamvu murimo kwicisha inzoga. Ntabwo mwabonye Yesu. Ariko bambe n'abababyaye baje imbere yanyu ndabatangarira. Ntangarira umusirikare warwanye intambara akava ku mupaka wa Uganda akamanuka akagera ku mupaka w'u Burundi agatambuka akagera ku wa Kongo akambuka akajya hakurya akagaruka akaba akiri muzima ntashima Imana. Ntabwo azi kureba ngo abone imirimo ikomeye y'Imana yakoze. Ntangazwa n'umuntu wari mu Rwanda ntimumbwire iby'abahutu n'abatutsi. Ntangazwa n'umuntu wari mu Rwanda hagati ya 90 na 94 jenoside ikaba bombe zikagwa amasasa akavugiriza akarokoka. Utararokotse jenoside yakorewe abatutsi yarokotse intambara ariko akaba yicaye atarabonye imirimo ikomeye y'Imana. Ndavuga ntuyu muntu agomba kuba ari impumyi. Nigeze kuganira n'umugore umwe w'inzobe mumbabarira amagambo ndimo kuvuga babandi bavuga ngo typique mututsikazi w'inzobe muri wa undi udashobora kwihisha. Ubwo ni u Rwanda rwa kera ariko uretse ko n'urwo rutarakira neza namwe muracyabifite mu mitima nuko amategeko ababuza kubigaragaza. Araza yarahunze ava hano aca za Nzove atungukaza abanyu iyo nzira murayizi. Abahunze baciye iriya ya za Ruhengeri na Gisenyi bakamanuka bakagera Goma. Yamanutse iyo nzira yose aragenda ageze kuri Mahoko
intera hamwe ziramufata zimushyira uwicaga, aramwitegereza aramureba, hamagara bene wabo arabwira ngo uyu mugore ni mumuherekeze mu mugezi Goma, nigiye ubitegetse. Ngo umugore usa gutya wavuye i Kigali akarenga ziriya nzira zose akarenga Ruhengeri akaba ageze hano, uyu mugore agomba kuba afite ikindi kimurinze, ni mumuherekeze azagwe ku bandi. Ko mu Goma amashyitsi nkuri tararangira, umugore yamaze kumubwo uhamye rero mazima da urakizwa atoye. Ndamubwira ndeka nkubwire no mu muriro Satani ntazemera kukwakira, ntabwo urakizwa, nta n'uwigeze abikubwira. Ati naho nanyuraga hose barabimbwira, ndavuga ndakwihoreye nanjye, reka nkusengere wigendere kuko uri igihari. Abantu twabonye imirimo ikomeye y'Imana ntitwahindukira ngo dushime Imana. Murwaye iki ariko? Ari ibintu njya mbwira abantu nkabwira ngewe ndatangara cyane. Abantu twabaye muri izo situation tukazigendamo tukazirokoka, utarabonye ukuboko kw'Imana nuko Satani yamuhumye amaso. Tugomba gushima Imana kuko ubuhamya bwacu Dawidi yavuze ngo nzavuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, amahanga yose abimenye, nanjye nzabisubiramo mbivuge. Dawidi yarazi gushima. Reka ngaruke ku isezerano rishya kugira ngo nihuti ntaza gukerereza imirimo igomba gukorwa nyuma. Ikibazo dufite, muzitegereza abantu bose bahuye na Yesu mu isezerano rishya. Mu butumwa bwiza bwa Yohana umubatiza we yabonye Yesu akiri mu nda. Hari umunsi Mariya yasuye Elizabeth, icyo gihe Elizabeth yari afite inda y'amezi 6, Mariya we afite inda y'amezi 3. Aragenda ngo amuhobeye Yohana umubatiza mu nda, aravuga ati hano haje udasanzwe, ngo akora amakiribite 3 mu nda. Nyina aravuga ati ibyo ari byo byose, uyu nguyu ni nyina w'umucunguzi wanjye, ahita kubita indirimbo. Yohana umubatiza amaze kuvuka, amaze gukura, yabonye Yesu agenda abwira abigishwa, barabwira ngo uriya niwe nababwiraga, uriya niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Immediately uwitwa Yohana na Andereya bahise bamukurikira. Yohana umubatiza yeretse abigishwa be Yesu, na nyuma y'abo abantu baraje baramubwira ati ariko wa wundi wavugaga abantu bakuvuyeho baramukurikira, avuga ati ariko n'ubundi nicyo cyanzanye, naje kumuvuga ngo abantu bamusange. Ikibazo tujya tugira hano, turavuga ngo abantu badusange, oya, ngomba kubereka Yesu akaba ari we musanga. Mukabona Yesu, nkababwira mukabona Yesu, nkabereka impamvu mugomba gukunda Yesu, nkabereka impamvu mugomba gukorera Yesu, nkabereka impamvu mugomba gutumbira Yesu, nkabereka impamvu mugomba kuguma kuri Yesu, kuko Yesu ni we tugomba kuvuga. Yohana umubatiza yaramuvuze, Andereya na Yohana baramukurikira, bamugeze iruhande aravuga ati murashaka iki? Iyo bashaka bari kumwira ati turashaka wowe. Ariko babura uko babimusubiza, aravuga ati utuye hehe? Ati nimuze mpabereke. Ndabizi ko atari byo mushaka, ariko nimuze mpabereke. Abajyana aho atuye ngo arabaganiriza, immediately bamaze kugenda bikiba. Andereya aravuga ati ibintu sinabyihererana. Aragenda abwira mukuru we Simoni, aravuga ati Simoni, mpuzaniye inkuru, twabonye Yesu, wa wundi Mose yavuze twamubonye, ngwino nawe urebe. Aramuzana amugeze imbere, Yesu aramureba aravuga ati ntiwitwa Simoni, uri mwene Yona? Ati uri wa mugabo aranzi nanjye, uzitwa Kefa, nzaguhindurira amateka. Haleluya. Aragenda ateye intambwe, abona Filipo w'Ibetsaida, aramubwira ati Filipo ngwino. Baganiriyeho gato, aramuga ati ariko hari indi nshuti yanjye yitwa Natanayeli, sinshobora kugenda ntayizanye. Aragenda abwira Natanayeli ati Natanayeli, wa wundi Mose yavuze twamubonye. Aravuga ati kasha tera story, ati twamubonye ni Yesu umwe, ni Yosefu w'i Nazareti. Ndavuga ati baba we, hari ikiza cya vi Nazareti? Ndavuga ati we nakubwiye ngo ngwino urebe, kuko hari abantu benshi babwira Yesu ibyo twarabyumvise, nta kintu kirimo kizima. Akavuga ati oya, ngwino uhure nawe. Haleluya. Ikibazo nuko tujya impaka n'abantu, jye babwira utorega we ngwino uhure nawe, mwihamagarira umugerageze. Hanyuma Natanayeli araza ahagaze imbere ya Yesu, Yesu aramureba, aramusikaninga, amucishamo keza ku birenge, ageze haruguru aramubwira ati Natanayeli, uri umuyuda utari mu buhendanye. Nawe ati ngewe uranzi? Ati ndakuzi, n'ikibazo tereka nk'uyi ikimenyetso, wicaye munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Njya mbibabwira hano, sinzi ikintu Natanayeli yakoze munsi y'igiti cy'umutini, ariko ibyo ari byo byose agomba kuba yarabanje amakinga ashobora ko nta muntu umureba. Hari ibintu umuntu ajya gukora cyane cyane yarahagaragara, kabanza akareba ko nta umubona. Nibwira ko ari byo yari yakoze aho hantu.
aravuga ati kubuza biriya bintu uri umwana w'Imana koko. Guhera uwo munsi ntabwo Nataneli yasubiye inyuma. Hari igihe Yesu akubona ahantu yagota akubwira ati na bya bindi abantu batazi jewe ndabizi. Hari ibintu ujya ukora wibwira ngo urihishe, ariko Yesu abishyize ahagaragara akabikubwira ati rega na bya bindi ukora mba nkureba, nibwo uhindukira ukamukurikira by'ukuri. Amina. Bya bintu ujya ukora wabanje kwihisha, ariko musigaye mwihisha we. Murabundabunda mukajya mu marogi ya kure, mukabundabunda mugasiba muri telefone, mukabundabunda hari mugiye mugendera mu mucyo. Ubwo bambwira bajya babundabunda muri telefone mwabyumvise mu bicikiwe, kuko Yesu aba kureba. Kandi nuhura nawe azakubwira ati bya bindi ujya ukora muri telefone mba mbireba. Uzariko ibizira bisigaye bikorerwa muri telefone, reka ne kubitindaho. Ababikora barabizi cyangwa ababizi barabizi, abatabizi muzabyirinde. Amina. Abuhura na Yesu. Buriya Yohana yabyanditseho neza cyane mu gice cya 4. Abona umugore w'umusamariyakazi aje kuvoma ku manywa y'ihangu. Yesu aramwitegereza za amateka ye yose arayarondora. Amugeze iruhande ati madame wampaye amazi yo kunywa. Ndaramubwira tuzi ikibazo, wibagiwe ko uri umuyuda nkaba ndi umusamariyakazi, wibagiwe ko mutunena. Yesu aramubwira ati rega iyo siyo business yanjye kunena, ahubwo nibyo naje gukuraho. Niba waruzi urimo kukuvugisha wansaba nkaguha amazi, kuko je wo mpaye amazi niyo ngira kugira inyota. Umugore ati ye uwampaye amazi nkahangana n'abagore bo kuri uyu musozi noneho ntaza kuvoma ku manywa y'ihangu. Aramubwira ati genda ubanze unzanira umugabo wawe uze nyaguye. Aramureba turamubwira tumva jewe nta mugabo mfite. Yesu aramubwira tuvuze ukuri, nakwitegereje amateka yawe kuva mu bwana ukiri no mu nda nari inkuzi. Wagize abagabo 5 batarabawe, n'uwo ufite uyu munsi su wawe. Umugore avuga ati sawa, diri yanjye irapfuye, nabibonye uri umuhanuzi wandondoye wamenye. Cyo nkundira Imana iraturondora ikatumenya kandi igakomeza ikadukunda. Imana ndondorumenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, uyu mugore yabonye Yesu yamumenye, aravuga ati nibyo nari narahishe, uyu mugabo arabizi, ariko ntibyamubuje kunkunda no kumpa agaciro. Uwo niwe Yesu tuvuga. Arangira aravuga tumva nabibonye uri umuhanuzi, mwe musengera i Yerusalemu, twe dusengera i Gerizimu. Yesu aramubwira ati by'idini bishyire ku ruhande, igihe kirageze ngo basenga Imana bayisengere mu kuri no mu mwuka. Aramubwira ati rega ibyo nabyo ndi informed, ndabizi, Mesiya naza niwe uzabidusobanurira. Aramubwira ati uwo Mesiya uvuga ni jewe. Umugore ati ye jewe ndimo ndavugana na Mesiya? Uyu mugabo wampaye agaciro, ubundi kuvugisha umugore ku karubanda, yamaze no kumenya uwo ndiwe, aremera arahagarara aramvugisha, kandi ambwiye ko ari Mesiya. Ati ndatashye uyu munsi abiwacu baramenya ko nahuye na Mesiya. Aragenda abwira abo ku musozi ati nimuze mbereke, nimuze mumurebe, nahuye na Mesiya. Batumva rero yagize abagabo 5 bemewe n'amategeko, yatwaye uwa Nyiranaka sinzi kuko ntibaduha izina rye, yabonye uwa 7. Arabwira toya uyu ni umugabo utandukanye n'abandi, ukubwira ibyo yakoze byose agakomeza akagukunda, muze murebe ko atari Mesiya. Aravuga ati ariko mureke tujye kureba. Baragenda ngo bagezeyo baramwumva, baramubwira ati ariko hari n'abandi twasize ku musozi, ngwino tujyane nabo bakumve. Baranyura baramubwira ati madame wakoze kutubwira ibya Mesiya, natwe noneho twamwiboneye, twasanze ari we. Haleluya. Umusozi wose urakizwa. Icyo ni kimani dushakaho. Kananyirize ku rundi rugero rumwe hanyuma dusoze. Umuntu w'impumyi muri Yohana 9
yavutse ari impumyi ya buri utarigeze areba, ariko aza guhura na Yesu amukora ku maso arahumuka. Abantu baravuga ati uyu ni wa mugabo w'impumyi wahumutse? Batoya nundi usa nawe. Aravuga atoya ni jewe. Abafarisayo n'abanditsi baravuga ati mutumiza ababyeyi. Ababyeyi baraza baravuga ati uyu mwana ni wa mwana wanyu? Bati ibyo avuga ni ukuri yavutse ari impumyi? Bati ninde wamuhumuye? Ababyeyi baravuga ati niduhamya bya Yesu karatubaho. Icyo tuzi ni kimwe, ni umwana wacu. Icyo tuzi ikindi nuko yavutse ari impumyi. Icyo tuzi ikindi nuko yakuze ari impumyi. Uwamuhumuye ntimubitubaze, ni mukuru mu mwibarize. Bamuhamagara bavuga ati umva, sinzi ibyo murimo, icyo nzi ni kimwe, navutse ndi impumyi. Icyo nzi ni kimwe, sinabonaga. Icyo nzi ikindi ubu ndareba. Bativuga ko uwo muntu waguhumuye ku isabato ari umunyabyaha. Aravuga ati iby'ubunyabyaha bwe ntibindewe. Icyo nzi ni kimwe, nari impumyi. Icyo nzi ikindi nuko yampumuye. Niba ari umunyabyaha nimwe mubivuze, icyo nzi je nahumutse. Amen. Kuko iteka ryose tuvuga ibyo Yesu yadukoreye. Kera nigishaga muri universite, hanyuma ngira ibyago bankurayo, ariko ngira Imana ndakizwa kubera ko bankuyeyo, kubera ko mu mujinya n'agahinda nagize byatumye mpindukirira Yesu, nsoma Bibiliya musitaraho ndakizwa. Hanyuma ntangira kujya ngenda na Bibiliya. Yesi njya ngira isoni zo gutwara Bibiliya yanjye n'uno munsi. Nkajya ngenda kuri campus ntwaye Bibiliya. Nza guhura n'umwarimu umwe twakoranaga wahakanaga Imana, yanditse n'igitabo kiyihakana. Arambwira ati je usigaye ugenda na Bibiliya nti cyane. Na nyuma yo kuko nanditse ibitabo bibiri bihakana biriya bintu murimo, ntabwo nanabitanzeho na conference nk'inshuro 3. Ntacyo byakubwiye habe na gito. Ntabwo ndimo ndebeza abantu yuko wababeshye. Ntabwo neka nkwereke. Genda ushakire nibura umuntu umwe wasomye biriya bitabo byawe, yari umusinzi akava ku nzoga, yari umusambanyi akava mu busambanyi, yari umujura akabireka. Jewe ndahagarara ndi jyenyine nkubwire yuko nari nihebye Yesu arankiza kubera iki gitabo. Arambwira ngo guzanye bya bindi by'ubuhamya rero ngo bira ntabwo ari intellectuel. Ndamubwira nti sawa, ushobora kuzana intellectuel ukazana ibitekerezo nkabijya impaka, ariko ntuzigera ujya impaka ku buhamya bwanjye. Iyo umuntu yahindutse ntawe ubijya impaka. Uriya muntu wari mu nyaravuga ati ibyo mujya impaka byose hari ikintu kimwe nzi, nari impumyi none ndareba, mwikomereze impaka zanyu. Haleluya. Jewe icyo nzi ni kimwe, nari umunyabyaha kandi nihebye, Yesu arankiza. Ibindi bisigaye mwikomereze impaka zanyu, kuko ntawe ujya impaka n'ubuhamya. Niyo mpamvu umukristo mwiza agomba guhamya Yesu. Yohana yaranditse mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere, aravuga ngo uwo twabonye, uwo twakozeho, uwo twiyumviye niwe tubabwira. Ngo kandi impamvu tumubabwira ngo ni ukugira ngo umunezero wanyu namwe ube wuzuye. Bene data, niba warabonye umunezero w'agakiza, ukaba warasogongeye ukamenya ko Yesu agira neza, duturanye n'urubyiruko rurimo kwiyahuza inzoga, duturanye n'urubyiruko rurimo kwiyahuza ubusambanyi, mwe muraririmba mu rusengero, mwarangiza abantu bakarimbuka cyangwa namwe mukanarimbuka. Kwereka ko buririmba ntibivuga ko ukijijwe. Kuburirimba ntibivuga ko ukijijwe. Kuburirimba ntibivuga ko ukijijwe. Mwisuzume. Ariko niba unakijwe ukaba utabibwira abandi, uri umugome. Ingo zirasenyuka niza abarokore zagiye. Ejo bundi abantu bambajije ikibazo baramubwira ngo ariko ngo abarokore babiri bashobora kudivorce. Ndababwira ntoya, abarokore babiri ntibashobora kudivorce. Ngo none se urugo rwabananiye ntugo ntibabakira abarokore. Urugo rwakunanira rute rurimo Yesu? Yigeze ananirwa ryari? Yigeze arwara ryari? Ko adasinzira, ko adahunikira? Nubona urugo rwasenyutse, swati bombi baba baravuye mu burokore cyangwa umwe muri we yarabivuyemo. Kuko ubundi iyo wumvira ijambo ry'Imana ntushobora kudivorce. Ntibibaho. Iyo wera imbuto z'umwuka subwo wapfa iki n'umugore cyangwa n'umugabo. Iyo ugendana na Yesu se wacaye kugira ngo uhemuke. Ariko ingo zashize. Niba urwawe ari ruzima ukaba utarabwira abaturanyi ko haraho ibyiringiro bibonekera, ubwo nawe uri umugome. Niyo mpamvu Yesu yarangiza aravuga ngo impamvu tubaho ubu buhamya ngo ni ukugira ngo umunezero wacu ube mwinshi n'uwanyu ube mwinshi. Mwarubyiruko mwagiye kumbwirira bariya bihebye niba mwarabonye Yesu by'ukuri. Bariya biyahuza inzoga mukajya kubabwira, bariya biyahura mu busambanyi mukajya kubabwira, bariya biyahuza muri depression baratubwiye ngo ubu ngubu
ngo 60% by'urubyiruko bari muri depression, ngo agahinda gasaze. Mugira agahinda mute kandi twarabonye ukavura? Ni mujye kubwira abandi ko Yesu akiza, ko Yesu haza, ko Yesu atanga ibyiringiro. Niyo akazi kadahari Yesu arakurinda, akaguherekeza, akakubeshaho. Niyo umugabo yaba ataraza azamugushakira, ariko muhanze mubwira abantu Yesu utanga ibyiringiro. Agahinda gasaze abantu bakagezaho biyahura. Twaramenye Yesu turabagome. Jewe byo namenye nzabibwira abandi kugira ngo nabo babibwira abandi, kugira ngo nabo umunezero wabo ube mwinshi. Niko Yohana yavuze. Hanyuma turangiza, Yesu aravuga ngo hari aho twasomye mu byakozwe n'intumwa, aravuga ngo kugira ngo ibyo bishoboke njya nibaza ibibazo bibiri. Niba twarakijijwe koko tukaba tudahamya Yesu, ntabwo twuzuye umwuka. Kuko Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. So dushobora kubona Yesu koko tugakizwa, tukajya ducunga agakiza kacu ko turi abanyantege nke nk'abacunga ingorofani. Ariko iyo wamaze kubona Yesu ukuzura umwuka, Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Kuko iyo umwuka wera yakuje ntushobora guceceka, ntibikunda. Niyo mpamvu yewe buri munsi intege z'umubiri zizagenda zigabanuka, ariko iz'umwuka ziziyongera. Ngenda mbwira umwuka wera nkabwira numva iz'umubiri zizagabanuke ko ntacyo nawukoraho, ariko iz'umwuka ntizizagabanuke. Ureke mvuge Yesu abantu bamubone, ureke mvuge Yesu abantu bahinduke, ureke mvuge Yesu niyo bazajya bansanga ndyamye bazasanga mvuga Yesu. Kuko tugomba kuvuga Yesu kugeza igihe abantu bamubona mu mbaraga z'umwuka. Mva abapastori bagenzi banjye, mureke natwe tubanze twuzura umwuka. Wavure utari umupompano. Kwara ubwo abantu bitugatuga bakavuga cyane, kuvuga cyane ntibivuga ko wuzuye umwuka, nuko ufite ijwi rinini. Iyo wuzuye umwuka ubibonera hano hasi, abantu bakorwaho. Mureke twuzura umwuka wavure, niturangiza tubwire isi ikizwe. Kandi namwe mwese, buri muntu wese agambirire kuzura umwuka. Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota azahondi anywe, ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngo ibyo bivuze byerekeje ku mwuka wera wamwizeye bendaga kuzahabwa. Asiga abwiye abigishwa aravuga ngo mwirinde ntimuve i Yerusalemu mutaruzura imbaraga. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Mubabaga wo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya kugeza ku mpera z'isi. Reka dusenge Imana. Ariko se wigeze wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe? Aho niho bitangirira. Ntushobora kuzura umwuka ugicagase ibyaha. Inzira yo kuzura umwuka no kubanza ukezwaho ibyaha byawe. Wamara kwezwaho ibyaha byawe ugafata Yesu nk'umwami wawe, ukamubwira ngo Yesu nzakuvuga hose aho nzajya, none mpa imbaraga nkukorere. Nubikora utyo azaziguha. Urashaka kuririmba mu mbaraga, banza utunganye ibya mbere n'umusaba imbaraga azaziguha. Urashaka kubwiriza mu mbaraga, banza utunganye ibya mbere umwakire nk'umucunguzi n'umwami n'umusaba imbaraga azaziguha, kuko afitemo inyungu y'uko umuvuga abantu bagakizwa. Ariko niba wicayemo hano utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ngirira neza uzamura ikiganza uvuge ngo umwami Yesu, numvise ijwi ryawe, nanjye ndagushaka, uze winjire muri jye, nguhamye ngufite, atari Yesu numvanye abandi, ari Yesu wanjye tugendana. Niba utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, umanike ikiganza tugusengere. Imana ibahe umugisha. Ngiye nkunda abantu b'abanyakuri rwose. Abantu mvuga bagahita bazamura ikiganza amenya ngo babikoze babyemeye. Ahubwo niba kwigane nabo bahaguruke rwose, wowe uri umugabo. Muhaguruke tubasengere. Simbabwira ngo muze hano imbere kugira ngo tudakereza gahunda, ariko muhaguruke tubasengere. Mwakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Mugendane na Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Kandi mugambirire ko abantu bagiye kubimenya ko mwamwakiriye. Turagushimye mwami Yesu. Aba bantu bahagurutse ndabasengeye ngo bejeshe amaraso yawe, imbaraga z'umwuka wera zibazeho kugira ngo basobanukirwe neza icyo bivuga ku kwakira nk'umwami. Kandi ndabasengeye ngo ukuboko kwawe kubakomeze, bagume muri iyi nzira, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, ubagumishemo. Kandi guhera kuri uyu munsi ntibazagira isoni zo kuguhamya yuko hari umunsi bahagurutse bakereka abandi yuko bakwakiriye nk'umucunguzi n'umwami. Ubikore, ubisohoze, ubambike imbaraga. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV, Irembo ryera TV, Irembo ryera
Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera